Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe. Mwongeye kwirirwa neza, ndabashimye cyane. Ni Evangeliste Ev Ange ugarutse, nifuje kongera kuza kubaganiriza, ariko nifuje no kubararikira kuba mwasubira inyuma mukagenda muri ibiganiro nagiye nshyiraho kuri Facebook. Hari ibiganiro byanjye bitandukanye, hari ikiganiro nashyize ejo bundi kivuga ngo uwo yasanze Yesu, aho navuga kuri Nikodemu, aho yagiye mu ijoro akajya gushaka Yesu Kristo, kubera ko yari azi neza ko agiye ku manywa byamutera ikibazo, ariko ariyaranje ajya gushaka Yesu Kristo. Icyo kiganiro kirahari kandi ni cyiza. Hari n'ikindi kivuga ngo ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka, nacyo mwageraho mukakireba. Hari n'ikindi kiganiro cyiza nakoze kivuga kugirira Imana icyizere, aho navugaga ku mugabo witwa Demetriyo uboneka mu byakozwe n'intumwa, wacuruzaga Imana ariko yumvisha ibya Yesu ngo bagira imidugararo hamwe n'abayuda kuko bari babonye ko isoko ryabo rirangiye. So icyo kiganiro gikomeza kivuga ukuntu rero hari igihe dutakariza Imana icyizere nkabo, nk'uko bibagiwe ko Kristo yaje kandi ko afite byose, bagahitamo kumurwanya kubera ko babonaga ko indamu babonaga mu bigirwamana bacuruzaga bari bagiye guhomba. Ubwo hakomeza hari n'ikindi kivuga ngo muri byose Yesu Kristo muba muri kumwe. Aho Yesu Kristo yinjiranye n'intumwa ze mu mazi, hakazamo umuraba zigahangayika, ariko mu by'ukuri bibagirwa ko binjiranye n'umwami w'abami, bibagirwa ibyo babonye byose yari yarakoze mu gihe gitambutse. Barataka cyane, ariko byibura baratatse bivuga ko bari kumwe n'umwami, baravuga ngo ngwino dukize. Mbese imitima yabo nubwo yari ifite ubwoba, ariko bivuze ko uwo mwami ashoboye byose, kandi koko ijambo ry'Imana riravuga ngo byose byaremewe muri we, sibyo? Hari n'ikindi kiganiro cyiza cyane, hariho byinshi uzagira umwanya, uzumva bishaka, cyane cyane ko abantu benshi batajya basoma Bible. Uzumva afite umwanya vraiment azafata umwanya agende asoma ikiganiro. Ntabwo gifite iminota myinshi, usanga kimwe gifite iminota 30 n'ingahe, nta kiganiro gifite iminota 40. Ufite umwanya muri weekend, utashye se mu gitondo, ushobora guconnectinga Bluetooth kuri radio uyifite ukacyumva. So icyo kiganiro kindi rero yavuze cyiza cyane, ni ikiganiro cy'amateka ya Yosefu, uburyo ki muri Zaburi 105 bavuga ngo umwami Dawidi yerekwa ibyatambutse mu mateka y'Abayisiraheli bava muri Egiputa, baninjira muri Egiputa, aho yeretswe akagira yerekwa, aho umwami Imana yamubwiye ngo nuko atuma umugabo wo kubabanziriza. Iriya histoire yo nyikuruye mitandeye ubuzima bwa buri munsi, urebe ukuntu Yosefu yatumwe n'umwami Imana, noneho urebe ingene yamutumyemo. Yosefu ukuntu yagiriwe ishyari, yabanje kugira inzozi, yagirwa ishyari n'abana bavandimwe bavukana, baramugurisha. Abanyamahanga nabo baramutoragura mu cyobo, bamugurisha umugore mushityo muka Potifari. Agenda aramurera, umukobwa wa Farawo nako aragenda aramurera. Urebe ukuntu yaje kuba ku mwami Potifari ari umukozi wo mu rugo. Urebe ukuntu muka Potifari yaje kumugambanira, urebe ukuntu yaje kujya muri gereza, urebe ukuntu yaje guhura na bagabo babiri, umwe w'umuvubyi w'imitsima n'undi wa vino. Urebe ukuntu bamwibagiye bageze hanze nk'uko yari yabihanuriye. Urebe indi myaka yaje gucamo umwami akagira inzozi. So urwo rugendo rwose rwa Yosefu akaza kuba premier ministre, ariko Bibiliya ivuga akajambo gato cyane muri Zaburi 105 ngo atuma umugabo wo kubabanziriza. Ukibaza ukuntu Imana yatumye Yosefu muri urwo rugendo, bita bikwereka isura y'ubuzima mu munsi ku wundi, aho tuba duhuzagurika tutazi aho tujya, rimwe twaribagiye ko Imana yatwibagiwe, dutekereza ko Imana yatwibagiwe. Kuko Yosefu atangiye kugira ibibazo yari afite hagati y'imyaka 5 n'imyaka 12 wenda, kuva ku myaka 12 kugera kuri premier ministre nko kugira imyaka 30, sibyo? Bigaragaza urugendo umunsi ku wundi, ubuzima bwa buri munsi, kandi ubwo ari urugendo Imana yadutumye. Ni nako n'abana b'Imana muri iyi si turi les ambassadeurs. Mu by'ukuri ibibazo duhura nabyo ntabwo iyo ubirebesheje amaso ntubona ko Imana yadutumye. Na Yosefu niko byagenze. Iyi nkuru rero yumvise wumva ko ari ku rugendo rwari rumeze. Yaje kuba premier ministre, famille iza kuhaza nayo kubera inzara, Imana iteza inzara. Noneho igihe bajyaga kumwibwira bafite isoni, bafite ikimwaro, bazi ko ari bubice, bazi ko ari bubitura ibyo yabakoreye, arababwira aterega Imana yabikoze kugira ngo igihe nk'iki nzababe hafi. So ibyo byose ni ibiganiro nagiye ncishaho, ni byinshi.
wambaza ngo Facebook ni iyihe, ni Eva Ange ishimwe kuri Facebook. Ni ibiganiro nkora ntuje ndi mu rugo, ntago bimvuna, wafata nawe ekuteri, washyira bluetooth kuri telefone ukaba wabikurikira. So reka tubanze dusenge rero, ntago dushobora kujya mu ijambo ry'Imana tutasenze kugira ngo umwuka arabashe kumurikira, mbashe kuvuga ibyo yantumye kandi bivuge neza, namwe mubiteze amatwi mubashe kubyumva kandi mubyumve ku murongo. Ya data twese Mana nziza, Mana ikiranuka, Mana y'amahoro, twongeye kukuzamurira icyubahiro. Mana urera, Mana urakomeye, Mana urahambaye, byose byaremwe nawe. Kuri iyi saha Mwami turavuga kugira neza kwawe, ntabwo ari kubw'imbaraga zacu, turabivuga kubera ko Mwami wabishimye, turabivuga ko Mwami wabiduhaye, turabivuga ko Mwami washimye ku isaha n'uyu munota twumva kugira neza kwawe. Urakoze, reka tuyoborwe n'umwuka wawe wera mu byo tuvuga, ababyumvise Mwami bibe nka bwa butaka bwakiriye imbuto nziza, babyumve baba bigishwa bawe, kandi Mwami babe nk'itara rimurika hano hanze. Urakoze cyane nyiricyubahiro, ishimwe no gukomera n'ibyawe. Amen. So tugiye kureba rero icyo nifuje kubaganirizaho uyu munsi. Akenshi urebye inyigisho zanjye nkunda kuvuga ku bintu bijyanye agakiza, gukizwa, guhindukira, kwihana, kugira ngo nyine ubutumwa bwa Kristo ubashe kuba nk'uko we yashatse ko buba, sibyo? So akenshi nkunda no kuvuga ku by'isi, nkavuga ko atari cyo Kristo yaragambiriye. Mu by'ukuri n'abisi barabibona, ntabwo ari uko mbirwanya, ahubwo nuko nzi ko icyo Kristo yaragambiriye cy'ingenzi ari ukugira ngo umuntu inamani abe mwiza, n'aba mwiza azabasha kuba mwiza n'inyuma, n'ibyo dukora isi zabasha kuba nshya. Iyo urebye mu mateka y'ukuntu Imana yaremye isi, ikarema Adamu na Eva, ikarema ibyo tubonesha amaso byose, yaramubwiye ngo Adamu ndaguhaye uyobore, ariko yamuhaye Edeni ngo yarimo ibiti byiza, yari isa neza, imigezi, mbese bisigura ngo yaramubwiye ngo uku niko nshaka isi kwimera. Icyo bisobanura, uku niko nshaka ko isi imera, sibyo? So ikintu rero kigaragara cyo ni misiyo Imana yaduhaye, niyo mpamvu duhora tubivuga tubyibukiranya. Kuri iyi saha nijye urimo bivuga, ejo hazaba undi Imana izahagurutsa, toujours Imana ihora yifite ibihumbi byayo 7 bikeneye gukora uwo murimo. Ndibuka ko hari ijambo Kristo yigeze abwira abantu ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. So rero niyo mpamvu dukomeza tuvuza imyironge, turavuza imyironge cyane cyane ko biri tubwira ngo turi mu minsi ya nyuma, sibyo? Iyo urebye mu gice cya mbere cy'Abaheburayo aravuga ngo mu minsi ya mbere umwami Imana yavuganiraga n'ubwoko bwayo mu bahanuzi, ngo ariko muri iyi minsi ya nyuma avugana n'ubwoko bwayo anyuze mu mwami Yesu Kristo. Bisigura ngo turi mu minsi ya nyuma. So rero nje kubaganiriza ngo impamvu ngenda mvuga ku gakiza umunsi kundi abantu bahindukire mwihane, none tugeze no kuvuga ngo imibereho myiza y'abakristo nyakuri ni iyihe. Ubwo nicyo naje kubategurira, inyungu zo kuba umukristo ni izihe. Abenshi baravuga ngo abakristo barasaze, ubundi Paulo yarabyitegereje avuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu. Utureba aravuga ati aba barasaze, bibavuga n'ibiki? Ntabwo bibasha kumvikana kuko babona ko ari ubupfu, ariko mu by'ukuri ngo kubimana n'ubugingo buhoraho n'ubuzima. Iyo urebye ibitabo byose byandikwa muri iyi si, byanditswe n'abateolojiye, byanditswe n'abasava bazi ubwenge, byanditswe n'abantu batandukanye, byagiye biba expired, byagiye bitambuka nawe kandi barapfuye, ariko Jésus-Christ yaravuzwe. Nicyo kikwereka ko ijambo rye ari ukuri. Ntabwo rero dupfa kubivuga, cyane cyane ko hari ubwo abantu bibwira ngo n'abapasiteri bakeneye amaturo, bakeneye iki. Ntabwo ariko ahantu hose bimeze. Hari ubwo biba ngombwa ko umwuka aravugira mu muntu ku ngufu akaba agomba kubivuga byanga byakunda. Paulo yakundaga kuvuga ijambo akavuga ngo iyo ntavuze ubutumwa mererwa nabi, ngo hari no gupfa napfa. Niko yakundaga kuvuga. Kandi uribuka ko uyu ukurikije amateka ya Paulo nta kintu yari akeneye ku Mana, ntacyo usibye kuyikorera. Ngo yarayinginze mu gitondo ramedise kuri iryo jambo, ngo yarayinginze ngo arayibwira ngo nukuri nkiza, ngo yari afite ijisho rikunda kuvamo amazi, ngo Uwiteka aramwitegereza ataravuga uyu muntu yari yahishirijwe icyo namuhaye, ngo aramubwira ngo ubuntu bwa
bwanjye buraguhagije. Ariko ntiyigeze yinuma ngo avuge ngo iki gishakwe mfite cyatuma ntareka kuvuga ubutumwa. Nanjye rero ndahatwa kandi ntabwo ari uko hari icyo nabironkeyemo, ndahatwa kuko umwuka birampatiriza kubivuga, sibyo? So rero ndagira ngo mbabwire ngo ibyo by'agakiza nkomeza mvuga nje kubabwira noneho imibereho myiza y'abari muri Kristo Yesu ngo ni iyihe. Kuva muri Sunday school gukura kuzamuka twese baratwigisha ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Iyo ni inyungu ya mbere yo ku mwana w'Imana, iyo ni inyungu ya mbere yo kuba muri Kristo Yesu, inyungu ya mbere no ku mwana w'Imana. Reka dusome ijambo riri muri Petero wa mbere igice cya 23 ngo haravuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri. Uko niko ku mwana w'Imana. Ubwo bihera mu gukizwa. Nabivuze uzagira imbaraga azajye kuri Facebook yanjye, hariho ibiganiro byinshi bijyanye no gukizwa no guhindukira n'akamaro k'agakiza. Ariko hano turavuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, sibyo? Ngo ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, ngo mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho, sibyo? Ngo kuko abafite etasobanura ibyari ngo kuko abafite imibiri yose bahwanye n'ibyatsi abatoyorwa n'umwuka batari abana b'Imana bahwanye n'ibyatsi ngo bashyira mu muriro bigashya, kuko bambaye umubiri wa Adamu, sibyo? Bambaye umubiri wa Adamu, ntago bambaye umubiri wa Kristo w'umwuka, ntago basa n'Imana. Ngo ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi, ngo ibyatsi biruma uburabyo bwabyo bugahunguka, sibyo? Ngo ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Ngo kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Ngo babaye ngo abakiriye Kristo nk'umwami kubwo kwizera kubw'ijambo, ntabwo ari kubw'izindi mpamvu, ni kubw'ijambo ariko riciye muri Kristo Yesu. Ngo abo ngabo bahindutse abana b'Imana. Iyo niyo nyungu ya mbere yo kuba umwana w'Imana, niyo nyungu ya mbere yo kuba muri Kristo Yesu, sibyo? Nashatse kuvuga ku nyungu nyinshi ariko ndazivugaho nzigera nko mu 10, ariko ndihangana nzirezimemo hakeya. Ariko turebe ngo ese muri Kristo Yesu bitumariye iki, sibyo? Ndabizi imitima yacu irarushye, twirirwa twirukanka, turarwaye, dukeneye abagabo, dukeneye amamodoka, dukeneye amazu. Ariko Yesu Kristo aravuga ngo byose imigisha yose twayiherewe muri Kristo Yesu. Ubundi naje kuremarika ko bijya bitugora kudistinga ijambo ry'Imana n'ubuzima bw'iyisi. Kuba twarabyawe ubwa kabiri, kuba turi abana b'Imana ntibidukuraho ko tugomba gukora, kuko principe yo kubiba no gusarura. Niyo mpamvu abisi bafite byinshi, bo bashaka kutita ku Mana bagatunga ubuzima beze nk'ibyatsi, kuko ijambo rirambwira ngo kuko ukiranirwa umunyabyaha ararunda agakora agakorera ugira gute uwubaha Imana. Principe yabo nyine ni ukurunda bakagira ubuzima nk'ubw'ibi byatsi. Ariho ujya kubona ukabona umuntu agiye gupfa, agiye kuva mu buzima, ariko ari kuvuga ngo yo ngo amazu yanjye ngo amakonte yanjye, kubera ko ubuzima bwe bwomatanye n'iyi si. Ndagira ngo mbabwire rero inyungu dufite muri Kristo Yesu ntizikuraho ko tugomba gukora. Ntago tubona ibintu pare hazard. Nibyo koko Imana ikora ibitangaza umunsi ku wundi iradukorera, ariko iyo duhaye n'ibitekerezo byo gukora biduteza imbere, sibyo? Ibitangaza simbihakanye, ibitangaza birahari, ntibikuraho kujya kwa muganga. Buriya n'abaganga bajya badukorera ibitangaza byinshi. Dufite pourcentage nyinshi ibitangaza byagiye bikorwa n'abaganga, ariko bivuga ngo Imana yatanze ubwenge, ibikeneye byose muri iyi Imana yarabitanze, sibyo? So iyo ni intere ya mbere narivuze, ni ukuba umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana rero biguhesha no kuba icyaremwe gishya. Icyaremwe gishya njya mbyibuka ko kera ntarakizwa nari mfite ibyaha byinshi, ariko ubu ngenda mfite umutima utanshira urubanza. Kristo yarabihanaguye. Wari uzi ko ushobora kubura umukozi wo muri banke ukiba ugakora amakosa menshi ntagire umuntu ugufata, ariko umutima ugushinja. Muribuka ya ndirimbo yo mu gitabo 38 aho uriya muntu yavuga ngo vuga uti nkamba zimvemo, ngo urebe hahandi ngo umwijima uba, ngo ushinje umutima wanjye. So umutima ugushinjura kwibutsa kugira ngo
uwagukoreye banki urayiba, ukajya imbere y'iteraniro ukatura ugasenga, wamara gusenga ukababarirwa. Kuna Imana ari nziza, ibigukuraho mu mutima ikabyibagirwa, no mu isi y'ubuzima busanzwe bikibagirana. Nabo wibye ntibaze no kukubaza ngo amafaranga yacu wibye ari hehe. Simba konsiya ngo mujye kubikora ngo nyuma muzakizwe, oya, ntabwo ari icyo ngicyo mbatumye gukora. Ahubwo nagira ngo mbabwire ko iyo ukijijwe uhinduka icyaremwe gishya koko, umutima utagucira urubanza, nta nubwo wongera kumva ya majwi akubwira ngo he wabikoze he. Igihe cyose uhuye nabyo ujye uyibwira ngo ndabizi ko nababariwe, ndabizi ko ndi umwana w'Imana, sibyo? Mbonye yararimbye avuga ngo narababariwe, ngo singifite rya zina, ngo ntabwo umutima ukinshiraho urubanza, kandi koko urabyumva, ugenda wemye. Mu gitondo niho narimo soma akamaro ko kubatizwa, haravuga ngo ni ugupfana na Kristo ukazukana na Kristo, ngo ukagira umutima uticiraho urubanza. Sinzi niba unyumva. So iyo ni indi nyungu. Ikindi cyomatanye n'icyo kintu cyo kuticiraho urubanza, ugira security, ugira kunyurwa. Nabonye hari abantu benshi duhura nk'ababwiranye mwambabare mugakizwa, kandi mbibabwira according y'ubuzima mbona abayeho, akabona abayeho neza vraiment financially, aragenda agira gute, ariko ahorana ubwoba bw'ubuzima. Kasanga niba afite nka miliyoni 10 kuri konte, aho aravuga ngo yowe havuye himwe byagenda bite, ukabona afite ubwoba bwabwo umuntu agusharing ukabwumva, kubera ko atizeye ko izo miliyoni zagenda Imana ikazana izindi. Urumva rero kuba icyaremwe gishya no kwemera n'umwami n'ubwami ugiye kuyoborwa nabwo. Subiremo ngo byose muri Kristo Yesu birimo, kuko Kristo atanga ubwenge. Ibyo ngibyo bigiye Imana iguha ubundi bwenge bwo kwavantaja n'ubundi buzima. Kubabashe gusogongera bakamenya ibyo mvuga, bazi ibyo ari byo. So indi nyungu ya gatatu, uhabwa impano y'Umwuka Wera. Nuko Petero arababwira ngo mwihane muhindukire, ngo kuko iyi mpano ni iyanyu, ni iy'abana banyu n'urubyaro rwanyu. Yesu Kristo ajya kugenda arababwira ngo ndagiye, ariko muhumure, nzabasigira Umwuka Wera. Aravuga ngo uwo naza azabashinja mwihane ibyaha. Urumva? Ngo azabwira ab'isi by'ibyaha byabo, ngo azababwira ibyenda kuba. Urumva? Uwo Mwuka Wera naza, ngo nimuhagarara mu rukiko, ngo muhumure, ngo azababwira icyo kuvuga. Urukiko ntabwo ari koti tuburaniramo, urukiko ni imanza ziduhagaze imbere, n'ubuzima bwa buri munsi tuba twibaza ngo iki turakireza biva gute. Ngo ariko muhumure, ngo muzihagarare, azababwira icyenda kuba. Nk'uko ijambo rivuga ngo kuko nta kizaba ku ntore zanjye ntabizimenyesheje, sibyo? Nguwo rero naza azaduha impano y'Umwuka Wera. Umwuka Wera ni umwuka nkunda kuwigishaho, ni umwuka utugayidinga, sibyo? Ya ni impano ya. Noneho ikindi kinazaduha, Bibiliya iravuga ngo dore muri Mark 16:17 ngira ngo aravuga ngo dore ibimenyetso bizagumana n'abizera, ni condition. Ibimenyetso bizagumana n'abizera. Akenshi ibi bintu byose tubisoma nk'ibyanditswe bikatubera inyuguti, ariko ibivi by'ubuzima, situation ya buri buzima bwa buri munsi, wibuka kuri umwizera. Uvuga ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera, dore ngibi, ngo bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Buriya umuntu wese wizera abizi neza ko yizera, iyo power ayifite. Uzabigerageze nawe, uzabigerageze. Uzanakorere example kuri wowe, uzagerageze kuri wowe ufite nk'ikibazo kitagenda, uvuga ndategetse mu izina rya Yesu Kristo, ngo bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni ntabwo ari bare bavugira mu bantu gusa. Ziriya spirit zikubuza gusinzirana abadayimoni, ziriya spirit zituma ukora bwa buntu bwose budasobanutse n'abadayimoni, ziriya spirit zituma unegurana, ubuza abantu amahoro, uteranya abavandimwe n'abadayimoni. Uzavuga warurimiwe ndagutegetse, ntuzongere kunegurana. Ziriya zose n'abadayimoni, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, sibyo? Ngo bazakandagira inzoka na scorpion. Buri inzoka na scorpion dukandagira umunsi ku wundi ni nyinshi. Cyagiye ngo Paulo ageze ku kirwa cy'Imerita, ngo hageze ngo baravuga ngo mana we, ngo uyu muntu ngo ukuntu azwi. Urumva umuntu wari wambutse inyanja amezi 6 avuye mu gihugu ajya mu kindi, uwo muntu nyine yari ruharwa, yarazwi, yari yaravuzwe. Baravuga ngo ariko uyu muntu wabashije gukira urw'inyanja, ngo ariko bavuze ngo yakize urw'inyanja, ngo ariko urumva ngo iriya nzoka yo ntabwo ayikira. Ngo hashize iminota ngo baravuga ngo yewe ngo ni Imana
ntago bavuze ko ari Imana yamukijije, ahubwo baravuze ngo ni akamana gato. Muzasome muri Bible, ni akamana gatoya. Bisigura iki rero? Bisigura ko hari ukundi kuntu twagizwe, sibyo? Ngo bazakandagira inzoka na scorpion, ntihigeze hanabyimbirwa ngo bavuge ngo barajya kumuvura. Murimo muranyumva? Ngo bazarya ikica ntacyo kizabatwara. Ngende umutemo wabyo. A living testimony. Nariye uburozi n'uburozi 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 n'uburozi, sibyo? Icyo nacyo ni ikindi. Ngo bazarambika ibiganza ku barwayi. Iyo usomye muri Mark 16:17 bakubwira neza kondisiyo z'abana b'Imana. So ndabicamo nihuse ariko kuko ari byinshi. Ikindi kintu Umwuka Wera atanga, urabona izo ni kondisiyo zizaranga abizera. Iyo ugeze mu Bakorinto igice cya 12 cya 8 harimo ngo impano z'Umwuka Wera. Impano z'Umwuka Wera ngo aha bamwe, aha bamwe, aha bamwe, aha bamwe. Iyo urebye usanga nta mpano Umwuka Wera atatanze, sibyo? Iyo urebye muri no Bibiliya ubona hari impano Data yatanze, ngo italento. Ni za mpano buri wese avukana. Umuntu akavuka azi gucuruza, kuko ugiye muri Bibiliya ntabwo wasanga impano z'Umwuka Wera gucuruza. Umuntu akavuka azi kubaka, umuntu akavuka azi kudesigninga. Izo ni impano Imana iba yaraguhaye kugira ngo zizakubesheho. Niyo mpamvu rimwe na rimwe twitiranya ibintu ntitumenye naho tubishakira. So tukajya mu Bafilipi tugasangamo impano Kristo yatanze, abahanuzi bicaye kuri ofisi y'ubuhanuzi, abapasiteri, abigisha. Tukagenda tukareba neza Umwuka Wera yatanze. Aha rero nababwiye ngo abari muri Kristo Yesu bahawe Umwuka Wera, bahawe n'impano z'Umwuka Wera. Abakorinto ba mbere 12 umurongo wa 8 haravuga ngo umwuka kugira ngo bose bafashwe. Ngo umwe aheshwe ijambo ry'ubwenge n'umwuka, atanga ubwenge. Undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. Undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera. Undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. Izi ni impano z'Umwuka Wera. Undi agahabwa gukora ibitangaza. Undi agahabwa guhanura. Undi agahabwa kurobanura imyuka. Undi agahabwa kuvuga indimi nshya. Undi agahabwa gusobanura indimi. Ngo ariko ibyo byose ni umwuka umwe ubitanga. Aha ngaha ni kuva ku 8 kugeza kuri 11. Ariko ugeze mu bice bya 28 haravuga ngo undi ahabwa umwuka wo gufasha, undi ahabwa umwuka wa governance, kuyobora, sibyo? Bivuga ngo gutwara. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda haravuga ngo ni impano yo gutwara. Bivuga ngo uyu mwuka ibyo nabyo twarabihawe muri Kristo Yesu. Aha ngaha tuvuye ku yindi mibereho y'abari muri Kristo Yesu, icyo bakira, icyo bahabwa. Kandi uzasanga abantu benshi bifuza guhanura, uzasanga abantu benshi bifuza kuba pasiteri, uzasanga abantu benshi bifuza kumenya amakuru y'ijuru. Ntabwo nshyizeho n'inzozi, kuko Bibiliya iravuga ngo umwami Imana avuga rimwe cyangwa kabiri. Hari n'umuntu ufite impano yo kurota, discernment yo kurobanura imyuka, afite impano yo guhanura. So byose birashoboka. So tugeze ku ikindi kintu cyiza cyo kuba muri Kristo Yesu. Harimo ikintu cyitwa uburinzi. Ngo haramuririmbyi waririmbye ngo abawe bose ubafite mu kiganza cyawe, banditsemo ngo Uwiteka azabe. No kuvuga ngo turi mu biganza by'Imana, turi mu mboni y'Imana, sibyo? Bahabwa protection. Haravuga ngo mwebwe, iyo ugiye muri Petero wa mbere 1:5 haravuga ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera. Ntabwo ari ugupfa kurindwa nazo gusa, ni kubera ko muri mu bana bayo, mwakiriye kuba abana bayo kubwo kwizera. Iyo nayo ni ikindi kintu. Nuzajya ugenda mu muhanda, Bibiliya ivuga ngo Umwuka Wera twemeza neza ko turi abana b'Imana. Ukagira ikibazo cyangwa nijoro ukagira ubwoba, ujye uryama uvuga uti ndabizi, nzajya ndyama nisegure nsinzire kuko ndabizi umwami Yesu ari hano, ari inzabe, sibyo? Iyo ni indi nyungu yo kuba muri Kristo Yesu yindi. Ikindi kintu Yesu Kristo yatubwiye, tugeze ku kintu cya 5 kigaragaza imibereho myiza bari muri Kristo Yesu. Iki cyo mu nyigisho zose nagiye nkivugamo. Petero yabaje Yesu Kristo ati twese abagukurikiye tuzabona iki? Kuko yabonaga ati umugabo dukurikira twataye ibyacu, twataye abagore bacu, twataye akazi, tuzahabwa iki?
So umwami Yesu aravuga ngo muzahabwa, yavuze ibintu bitatu, muzahabwa inshuro 100 ibyo mwari mufite. Kandi koko ngo bigishije ubutumwa, ngo bamaze kwigisha ubutumwa ngo ibintu bitangira kuba byinshi. Mu byakozwe n'umwe gatatu baravuga ngo bagurishaga ibyabo bakabizana bakabirunda aho ngaho, bitangira kuzamo intambara, ngo barasenga basaba Imana ngo ibahe umwuka wo kugira gute, wo kujera ibyo bintu. Urumva ko Imana yarabakubiye inshuro 100, ngo kandi niko yagendaga igira gute, ngo yongera abizera inshuro 100 byariyongereye. Ikindi cya kabiri ngo muzacira imiryango 12 y'Abisiraheli. Uzi icyo bisobanura? Kino kintu iyo nyumvishe mu mwuka numva nezerewe. Ngo muzacira imiryango 12 y'Abisiraheli, bivuga ngo Kristo naza gutwara itorero muzagenda mujye kwimana imyaka 1000, mugaruke mucire imiryango 12 y'Abisiraheli imanza. Sibyo? Uhita wumva ko atari ibintu ushaka gufata for granted. For this time ureba ubuzima bw'isi ukuntu bugoye, burimo ubukene, burimo uburwayi, burimo kwirukanka. Iyaba ahubwo Kristo yazaga gutwara itorero, kuko turi mu minsi ya nyuma, natwe tukajya kwimana nawe iyo ngoma. Icyo ni ikintu cya kabiri Kristo yababwiye. Icya gatatu ngo muzahabwa ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho, c'est la vie éternelle. Nukuri iyo ibingibi mvuga wabihishurwa nkuko nanjye Mwuka Wera yabimpishuriye. Iyo ni inyungu yo kuba muri Kristo Yesu. Inyungu ya gatandatu ngo turabaragwa n'amasezerano. Urabona ukuntu umwami Imana yabwiye igihe Yesu yaje kubatizwa imbere ya Yohani, ngo yaravuze ngo uwo ni umwana nkunda cyane, ngo kandi nkamwishimira. Reba aho Imana ivuga ngo ni nko kumuhamiriza. So mu Baheburayo rero igice cya 2 haravuga ngo uko abana bahuje umubiri niko twagizwe nkawe. Ibyo Kristo yarazwe nibyo twarazwe. None se niba Kristo yaravuze ngo muzahabwa ibikubye 100, Kristo baravuga ngo niwe nyiri feza n'izahabu, muzahabwa ibikubye 100. Nibyo tuzahabwa tukiri muri iyi si. Ngo muzahabwa ubugingo buhoraho, muzacira imiryango 12 y'Abisiraheli. Dufite na privilege ntituzacira abisi imanza, kuko urubanza rwabo ruzaba rwarangije kwica deja. Sibyo? Kuko utarizeye Kristo ari we nzira tugomba guca, urubanza rwe deja rwariciye, nta muntu uzarumucira. So mubaragwa rero niba twararazwe ibyo, twahazwe ubugingo buhoraho, turarwa kuba inshuro 100, turangije turagwa no gucira imiryango y'abera, y'industry za Israel. Bivuga ngo rero turabaragwa b'amasezerano. Niyo mpamvu Petero yababwiye ngo iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu. Sibyo? Icyo nacyo ni ikindi kintu Umwuka Wera yatanze. None birava ngo ariko mwebweho ngo none yavuze turabagwa amasezerano, akavuga ngo muri abami n'abatambyi bazima mu isi. Ariko bene data ntitugafate abarundi baravuga binenegwe, tugafate nkaho agakiza nubwo twagaherewe ubuntu tugafate gutyo. Sibyo? Ko Paulo yigeze abaza ati se niba mutagafata neza mwarakahawe kubw'ubuntu, ariko muri abantu babaye adopte, niba muri abantu batoraguye hanze mukaza mutarabana bisezerano, ati mwibuke iby'Imana yakoreye abana yabyaye, abana bayo bisezerano. Noneho mutekereze mwe nimutubaha kano gakiza bizagenda bite. Sibyo? Rero aka gakiza ntabwo ari ukukajyamo. Hari ibintu nigeze numva ngo bita ngo gutera ikiraka. Akaguru kamwe kari kwa Kristo, akandi kari kuri kangiye kumureba mpe 5 kangiye kumureba mpe abampayeho 5, kangiye kumureba mureka ngiye kumureba mpe 5 kugira ngo ejo nzasubira gusenga. Ubifika bifatanya byombi ntago bikunda. Bibiliya iravuga ngo muri Baheburayo igice cya 10:26 bavuga ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri ntihaba hasigaye igitambo cy'ibyaha, kuko Kristo yatanze igitambo rimwe, nta kindi gitambo wakongera guhabwa usibye ubuntu bw'Imana. Bene data, hari igihe ubuntu buzashira kuri iyi si. Icyo kintu mujye mukibuka. Umunsi Kristo azatwarira itorero girirwa ribwirwa ibingibi, dusabe Imana tusabe turimo, kuko hari igihe ubuntu buzaba butakiri kuri iyi si. Nta n'umuzi umunsi rigiye. Bibiliya iravuga ngo nkuko mutazi igihe umujura azazira niko na Kristo azaza. Sibyo? So naribabwiye ko turabaragwa b'amasezerano, ariko umuntu nagusezeranye isezerano ntabwo ugomba kupfusha ubusa ubushuti mwagiranye ngo nukwera ko isezerano ari igihango. Bavuga ngo reka mbikore gutya kuko nubundi se ko ari isezerano twagiranye, nakazi ke natabikora nakazi ke.
tujye tuba les hommes fidèles nk'uko Imana yacu ari fidèle. Arangije aratubwira ngo muri abami n'abatambyi ngo ishyanga ryera. Urumva iyo privilege ngo ab'Imana yaronse, iyo n'indi nyungu n'ab'Imana yaronse. Uzi ikintu umuntu yaronse nuko aba yari yarakibuze, ngo Imana ngo imaze kurimbura abantu ba Nowa igihe bari bafite inkuge, ngo iravuze nkumbuye umwana w'umuntu, irongera iramurema, irangije iranamanukiza kumucungura, iramuronka muri izo mbaraga zose. Sinzi niba mwumva uburyo uburemere twe kujya dufata iby'Imana ngo tubifate nkaho byoroshye. Ni umurimo wakozwe kugira ngo iyi si ibeho, kugira ngo iyi si ifunctiona ubuntu ku bundi. Kare nigeze nibaza ndi kugenda mu muhanda ndeba abantu, ntekereza ukuntu bano bantu harimo abantu b'Imana, hatarimo n'abantu batari ab'Imana, ariko Imana igakomeza igashyiraho kava, buri wese ikamutwikira ubwambure bwe n'ubwo atari mwiza. Yari akwiye kuba n'ibisiga biza bikamuruma kubera ko atubaha Imana, ariko Imana ikavuga ngo ahari wenda yahindukira. Niyo mpamvu aka gakiza twahawe tugomba kugasigasira. Kandi Bibiliya ivuga ngo ntabwo twahamagariwe kwanduzwa, twahamagariwe kwezwa. Ni uguhora dushaka uburyo ki twasa n'Imana, kuko Imana yacu yera. Ubwo rero niba turi abami n'abatambyi b'Imana yaronze, ni ukuri tujye tubifata nk'ikintu gifatika. Niba tubasha kubaha abami b'isi, kuki tutakubaha Imana iri hejuru ya byose, sibyo? So ngo Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 9 aravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe. Niho yababwira ngo mwebwe ni exception, mutandukanye n'abandi bose. Ngo ariko mwebweho mu bwoko bwatoranyijwe, ngo abatambyi b'ubwami, ngo ishyanga ryera, ngo n'abantu Imana yaronse, sibyo? Ngo kugira ngo mwamamaze, kugira ngo mubure urumuri. Kristo yaravuze ngo ahari urumuri ntushobora kurushyiraho intonga, ntirwihishira. Ngo kugira ngo niyo condition, murabyumva, kugira ngo mubure urumuri. Niba ukora muri Rwanda ya burumuri aho ngaho uhagaze, niba ukora muri banka burumuri, niba ukora hehe, mbese kugira tube urumuri, sibyo? Ngo kugira mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ngo ikabakura mu mwijima. Mbese hari ikintu yabakoreye, hari aho yabakuye, hari aho mwari muri. Aba robotique ziririmba ngo nari mu mwijima ukabije. Ese wowe uri he? Tekereza ahantu uri, cyangwa aho wari uri uvuga uti ni ukuri Kristo yagize neza. Mureke kubivuga twishushanya bimwe bya kirokore, dufata mikoro ngo ni ukuri Imana yarabikoze, kandi ubizi neza ko udakiranuka hanze. Hano Kristo aravuga ngo ni ukugira kubatoranya kabaronka, ni ukugira ngo mwamamaze ishimwe, mugaragare. Ijambo ry'Imana ravuga ngo bugire imigenzo myiza mu bapagani, ngo mubagendere neza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo niba ukubita urushyano uzahindukire bakubite nawe, mubagendere neza. Ngo kugira ngo umunsi umwe ubwo bazaba bahindukire bazibuka ibyo wakoze, bazavuga ati yo disi wa muntu ibyo yari arimo byari byo, sibyo? Ni ukuba umucyo w'isi, ni ukubitabaza. Buri wese ukubonye agahita avuga ngo ni ukuri uyu muntu ni uwa Kristo, ni ukuri umuntu arakiranutse, ni ukuri. Tureke ku bintu by'ikigare, kuko umuntu yavutse wenyine azanapfa wenyine, azanabazwa wenyine, urubanza ruzamureba wenyine. Urubanza rw'iyisi rwa Kristo ni rutagucira urubanza. Iyi si ifite amategeko ari hahana abantu umunsi ku wundi, sibyo? Icyo nacyo ni kimwe, ngo kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ngikabakura mu mwijima, ngikabageza mu mucyo wayo w'itangazo. Iyo n'indi nyungu nari mvuze yo kuba abami n'abatambyi ishyanga ryera. Tugeze ku yindi nyungu yo guhamagarirwa kwezwa. Bibiliya iravuga ngo mubabera nkuko nanjye nera. Imana ibitwingingira gusa nayo. Gute ushobora kuvuga ngo uri umwana w'Imana? Niyo nyungu twahereyeho. Gute ushobora kuvuga ngo uri umwana w'Imana uzi ko nawe utera? Biriya ukora wowe uzi neza ko nta muntu ubibona, ariko Kristo warabibona. Avuga ati kuki atera nkanjye, ko namugiriye ku musaraba, ko ntacyo nakoze, kuko adasa nanjye. Mubabera nkuko nanjye nera. Biroroshye cyane kuba wabwira umwami Yesu Kristo ni ukuri mvuguta, nkuramo niki, nkuramo ubuniki, ubusabwe bwose bukuvemo, rwana na kamere yanjye, coboza. Tureke guhora tumeze gutya tubwira Imana duhe, ariko twe tutirebaho. Ni gute dushobora gusasa n'Imana tutabiharaniye? Ariko ikintu cyose ushyizemo ubushake, Bibiliya iravuga ngo nkunda abankunda n'abavuga ngo ngiye nifuza gusa nawe. Ngo ariko
abatankunda nyine ubwo urumva ntago bari mu nkunda, bankunda kandi abanshakana umwete barambona. Hari umuntu wanyandikiye message recently itari nziza, arambwira ngo Kanyarira yagiyeyo, ngo Kizabonwa yagiyeyo, ngo Kadeshi yagiyeyo, ngo Zion Temple yagiyeyo, arambwira insengero zose yuriye, arangije arambwira we Ange nta kindi gitumera gutya n'umugisha gusa wandushije. Ndamubaza se ko uri iyo misozi yose ukajyaho byagufashije iki? Ntabwo tuzajya tujya Kizabonwa, Kadeshi tugiye gushakayo Imana akora ya maproje, tubanze dusenayo. Ese gute ushaka umuntu aguhe mutari inshuti? Gute umushakaho ukuboko kwe? Gusa Imana ni inyebuntu igira ikabiduha, ariko akenshi impamvu itaduha ibyo dukeneye ko mifo nuko ibona byanatwica. Nk'umuntu wicara akavuga ibyo bintu akavanga Imana ntago nayibonye, nuko atagize ayishakana umutima uri sincere, uri seriye, sibyo? So ndagira babwire rero, niba dushaka ukuboko kw'Imana tubanze tuyimenye. Ntushaka gushaka ukuboko k'umuntu mutaziranye. Meme no muri iyi si Yesu yigeze avuga ngo abantu b'isi bo bazi kugirana ubushuti, ngo ab'isi nabahanga mu byabo, bazi kugirana ubushuti kugira ngo navuga ngo umunsi umwe niba nagize ikibazo nawe azamba hafi, nanjye naba yagize ikibazo nzamuba hafi. Ubwo bushuti barabuzi. Kuki twe tutabugirana n'Imana kugira tuyibone icyo tuyishakaho? Usibye ko Imana yo ni Imana, he is the provider. Ntago waba ufite ikintu ukeneye yubizi ngo iguha n'ibyo utasabye. None se muri gute itaduha ibyo tutasabye? Nkawe mbwira wowe nkurikiye, udeservinga iki mu byo ufite? Ni iki kintu ushaka kuvuga ngo iki narakibonye kuko nakiranutse, cyangwa kuko nabaye mwiza, cyangwa kuko nakoreye Imana ibi? Ntacyo, byose ni ubuntu. Ariko niba koko dukunda Imana nkuko tubivuga, niba tujya guterana, niba turi abakristo, niba kano kanya umuntu yakwaza ngo uri iki, ngo ngende umukristo ndasenga koko nibyo, genda ukibaza icyo kibazo uryamye wenyine nta wundi muntu muri kumwe. Nawe batangira ubuhamya ugenda uvuga ati se koko muribuka umucamanza ibintu yavuze ngo nubwo ndi mubi ngo nkaba ntubaha Imana. Yari umucamanza ngo mubi niko Bibiliya ivuga, ariko yaricaye wenyine aratekereza ati ariko nubwo ndi mubi nkaba ntubaha Imana, reka ngerageze mfashe uyu mukene, umupfakazi undembeje, sibyo? Ndagira mbabwire rero buri wese ariyizi. So ntago twahamagariwe kwanduzwa. Hari ubuzima bw'agakiza, nkunda kuvuga ku gitabo cy'umukristo, yaragiye arirukanka ari kurwana n'ibyaha, agera ku musaraba ibyaha arabita, ariko ntago yigeze aguma ku musaraba avuga ngo none ndanesheje. Yakomeje urugendo aragenda kugeza aho yahuye na ya mazi akajya no mu ijuru. Ni ukuva ku musaraba ugeraho duhamagarirwa kugera, harimo urugendo rw'inzitane. Twahamagariwe kwezwa rero, ntabwo rero twabyishoboza. Aho uravuga ngo nshobozwa na Kristo, ariko ikintu cyonyine ni ubushake. Niba ushaka kureka iyo ngeso yakunaniye, niba ushaka kuba mwiza koko, bwira Umwami Yesu ngo wowe ubasha kureba hahandi umwijima uba, aho ntabasha gusobanukirwa, aho ntabasha kumenya ngo bimeze bite, aho njyewe ntanazi, hahandi nge ntazi ariko wowe Kristo uzi. Na ya ngeso abantu banziho yananiye, ni ukuri nyoza unyeze kandi ntunganye. Ntabwo rero twahamagariwe kwanduzwa, twahamagariwe kwezwa. Ngo Yesu Umwami Imana aravuga ngo mube abera nkuko nanjye nera. Ngiye navuze ibintu byinshi ariko ngiye kurangiza. Tugeze ku kindi gikurikiyeho. Yesu Kristo aravuga ngo twahawe imigisha yose muri Kristo Yesu. Iyo ugiye mu Migani 8:22, Yesu Kristo arivuga, aragaragara. Mu Isezerano rya Kera Yesu Kristo aragaragara ngo Uwiteka mu itangira ry'imirimo yarangabiye, niko avuga. Yarangabiye ngo ahanika igicu, ashyiraho amazi, ngo nari impari. Byose ngo byaremerewe muri we. Ese niba amazi n'ibiti byararemewe muri we, amabuye y'agaciro akaremerwa muri we, inyanja zikaremerwa muri we, natwe tukaremerwa muri we ko twamwakire tugasa nawe, ni igiki Kristo adafite muri iyi si? Instead of twiruka ku by'isi, ahubwo twamwirukaho, maze noneho tukamuhinyuza, tukamaza ko twakwirutse nkuko Petero yabimubwiye. Twakwirutseho ni ukuri, byose byaremewe muri wowe, imigisha yose ya Kristo iri muri wowe. Ukamwirukaho handi uzavuga nka Pawulo ngo niba ari njye wari mu ijuru rya mbere, niba ari irya kabiri, icyo gihe niba uzabaza Kristo njye ni ukuri byanjye byose narabiretse kuri wowe. Rero imigisha yose muri Kristo ngo niho twayiherewe. Iri jambo ridukorera iyo twizeye ko ari byo, nibwo ridukorera. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ngo ijambo ry'Imana ngo ritazagaruka ridakoze icyo waritumye ashaka.
ese iri jambo niba ari ryo ryavuze ngo isi ibeho ikabaho, ijuru ribeho rikabaho, ijambo niki cyarinanira? Ngo uvuga yego, ngo ukinga ntagire ukingura, niko birivuga. Ngo uwo ni we witwa ndiho. Ukinga ntagire ukingura, ukingura ntagire ukinga. Sibyo? Ni ijambo ry'ubuzima. So rero aho kugira ngo twirirwe twirukanka mu bituvuna, jya kuri Kristo. Nurangiza ukora inshingano zawe nk'uko bikwiriye. Saba Kristo akazi ariko byuko ujye no kugashaka. Saba icyo wumva mu mutima wawe ushaka, ariko noneho ugerageze ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ukore n'imirimo kugira ngo uko kwizera bihure. Sibyo? Icyo ngicyo nacyo kirabaye, ubwo nacyo tukivuzeho. Iyindi nyungu iri muri Kristo Yesu, Kristo iyo atangira ibikorwa byiwe ari ku isi, atangira akiza abarwayi, yirukana abadayimoni. Ni ukuri uri muri Kristo Yesu, ngira ukuntu roho yaba imeze neza, mu mwuka umeze neza, indwara ntihunge. None se indwara yaba mu ngoro ya Kristo iri gukora meke? Ndi umuhamya narwaye indwara udashobora kubara. Dayimoni yarwanyije kenshi, ariko indwara iraza nkayibwira nti ngo haye igihe uzavamo, kuko mfite isezerano rivuga ngo uzabaho, uzabona abuzukuruza n'abaki. Si wabonye ko turabaragwa b'amasezerano? Umuntu wese ufite Kristo mwami n'umukiza aba yibitseho nzayiwe, ku buryo ikintu nk'icyo kiza kikitambika, kavuga ngo man, wibuke ko wavuze ko iki n'iki kizaba. Wibuke. Hari ahantu Paulo yavuze umugenzi we niba yitwa nde, ngo bavuganye ubutumwa, ngo ararwara, ngo dutekereza ko agiye gupfa, ngo ariko twibuka ko yavuze ubutumwa bwiza. Sibyo? Ntabwo ari uko gusa bipfa kurangira, hari ukuntu umwami Imana bigenza. Kandi ijuru rifite spare part, rifite ministeri y'ubuzima, ritanga ingingo, ritanga amaraso mashya, ritanga ubuzima, ritanga ubwenge. Nta kintu na kimwe Kristo adatanga, kuko no muri Yakobo yaravuze ngo udafite ubwenge abusabe. Ni nka privilege. Saba ubushake buriya nibo Kristo abashaka. Muzarebe mu bitangaza bya Yesu Kristo yagiye akiza abantu. Ntigeze avuga ngo haguruka ugende, aravuga ati urashaka gukira. Yesu Kristo nta gituga gushyiraho, arakubaza urashaka gukira. Kandi igitugu iyo kije ntuzagitegereze. Igitugu cyo kubanza wakora accident ukamara amezi 12 mu bitaro, ukabona kwemezwa ko Imana ari Imana, ntugategereze gukorera Imana cyangwa kuyisanga mufite ubusembwa. Sibyo? Icyo nacyo ni ikindi. So turakomeje rero ko tugiye kurangiza icya 10, twahawe amahoro. Yesu Kristo yaravuze ngo mbahaye amahoro, ngo si nk'ayisitanga. Bari abagabo birirwa bavuga ngo inama y'amahoro yawo ni inama, ayo ntabwo ari yo mahoro. Amahoro yo mu mutima nakubwira ngo uri kumwe n'Imana yawe. Humura, bizagenda neza. Ngo ingabo igihumbi zizagwa imbere yawe, ngo uzabibonesha amaso, ngo dore ibihembo by'abanyabyaha nibi, ngo ariko ntibizakugeraho. Ayo niyo mahoro Kristo atanga. Urumva? Ayo niyo mahoro. Niyo yavuze ngo mbarindiye mu biganza byanjye, ngo baheshejwe n'iryo jambo kwizera. So noneho hari ikindi kikurikiyeho, ni byinshi ariko twagiye duhabwa ibintu byinshi vraiment. Isomye the Bible uhita ubona ko Kristo ntacyo ataduhaye. Aravuga ngo twahawe ubutware. Nta kintu na kimwe cyagutwara muri iyi si wabishatse. Hari nubwo umuntu akubangamira mu kazu kamwirukana wicariye iwawe mu nzu, kavuga turiya muntu rero mwami Yesu simushakaho ikibi, kuko simfite ururimi rwo rudatanga amahoro. Ukavuga ngo muhe promotion agende, ajya ahandi ashira nk'icyumweru kumva ngo ya demissionne. Twahawe ubutware. Ubutware turabufite. Dufite ubutware ku by'iyisi, ariko dufite ubutware, reba ko dufite n'ubutware ku mafaranga. Handi utunga miliyoni 10, 20, 50 ukazibika muri coffre fort mu cyumba ukiryamira. Ntiyahagusaze ngo ugende ariko mufite amafaranga. Twahawe ubutware. Cyangwa ngo umuntu aze akubwira ati aguhese ikintu kiguseduiza ngo reka nukora iki ndaguhiki. Ukavuga uti oya, twahawe ubutware. Iri jambo ni ijambo ryo kugenda ukoraho meditation ku butware twahawe. Sibyo? So ahandi hantu Bibiliya yitwita ibirimi by'umuriro. Ngo Bibiliya ivuga ngo iby'abamarayika byo yarabivuza, irabiprecisa ngo babaye imiyaga. Ngo ariko twe twisi ibirimi by'imiriro. Kandi muzika abadayimoni batinya imiriro aho kandagiye hose. Ahandi hantu Bibiliya yitwita abahesha b'amahoro. Ngo abo ni abahesha b'amahoro. Ahantu hose wicaye umuntu akumva yahicara. Umuntu yazi wakavuga ati yo ubwo arikana kuri mu rugo, ndabizi n'amazi yo kunywa ndayabona. Shalom shalom. Rero nabaganirije ibintu byinshi, ariko Uwiteka barindi. Njye banje nabivuga, ariko icyabakiza nuko wabyumva. Kristo yaravuze ngo nabagiza abigisha, namwe mugende mugira abandi bigisha. Sibyo?
umwigisha ni uko aba yarafashe neza icyo agiye kujya kwigisha. Ndabashimiye rero, Uwiteka turinde. Reka dusenge turangize. Data wa twese Mana nziza, twongeye kuzamura izina ryawe tugushima kubw'uyu mwanya uduhaye. Ni ukuri akazi kari kenshi n'ibindi byinshi bitugora, ariko kuri iyi saha Mwami washimye ko tuba twicaye hano tuvuga kugira neza kwawe. Shimye ko wabinshoboje, shimye n'abavandimwe babimfashije, buri wese wagize icyo akora kugira ngo iki kiganiro gikorwe. Mwami muha umugisha, umugirire neza. Kandi ndakwinginze ngo buri wese uzumva kino kiganiro kizaba ubuzima bwe, kizamuhe guidance, kizamufungura amaso. Ijambo ryawe riravuga ngo nimumenye ukuri, ukuri nako kuzababatura. Reka Mwami buri wese ubyumvishe abaturwe kubw'izina rya Yesu Kristo. Abarwaye bakire, abarushya imitima yabo iruhuke. Ni ukuri ijambo riha ubuzima, nk'uko warivuze ngo kuko ritazasubirayo ridasohoje icyo waritumye ashaka. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.